Previously. Ubu ntubona ko asigaje igihe gito. Ubu abanzi bamaze kumuzenguruka. Nta hafite kubacikira. Jessica, maze igihe kitari gito nkurikirana abagizi ba nabi bafite imbaraga nyinshi muri uyu mujyi. Umenye ko muri iyi si yacu ibintu byose bari wineye. Ngo kurara mu gasozi iyo ndayeyo mbagushakishiriza ubuzima wa kigori. Kujya kwiherera. Aho ngaho mujinga. Boss. Afashe kujya kwiherera. Nabwengerera aho ngaho ma. Amafaranga yanjye wahombeje. Wikomeza kumena umutwe wa mujinga. Boss nabasabaga. Meze nabi. Jeko nari kumubwira ko meze nabi wamubije so mujinga. Boss mbabarira ariko mbagara umfashe bimereye nabi. Chijanga. Genda gake. Uramushatse ibintu byo kunshi. Ndahitamo bomora umutwe mana. Boss ndaje. Aracitse. Olivia no ariko banza nkirashe. Ndamubwira ngo sinoma. Kaita saranshitse koko. ikintu ngukundira no kunyibutsa ibihe twagiranye
iyo turi kumwe mbasha kwibagirwa ibibazo byose afite muri uwo mujyi. Kuri ubu abanzi bamaze kumbana benshi. ariko se sheri waretse ibi bintu tukareba aho twakwigira ukareka na stress zo kwirirwa uhanganye n'abapolisi. Njye rwose mba numva nifitiye n'ubwoba yuko ushaka kumfakaza nkiri mutoya. Ikibi cyo gusogongera ku butunzi ni icyubahiro, nuko bikomeza kugutera inyota idakama yo kubishakisha. Uzi kubona umuntu wakubahaga asigaye agusuzugura, birababaza kurusha guhomba amafaranga menshi. Nubwo n'ubundi nkufite ntagufite, ariko rimwe na rimwe ndakubona. Ubu se koko bagufunze cyangwa bakakurasa ntiwaba unsize mu gahinda, kandi n'ukuri ndagukunda. Ngaho ibaze ibyo bintu bibaye byiza wabireka n'ukuri. None se sheri, bimaze iki kubaho muri ubu bukire bwose ariko utabwishimyemo? Niba udashaka kuryoherwa n'ubuzima, udashaka no kwirerera umwana, wabushya warura iki? Nawe mbwira. Nanjye birampangayikisha. Ese tubaye umwanya wo guhangana? Tugomba kuba byanze bikunze, kandi ikindi tugomba kubaho neza kandi dukize, twubashywe. Nibwo buzima. Kandi kuri njye ni nako kubaho kandi wemye. Oui. Ese kutigeze umbwira. Nkubwira Za proti zo kugenda mane. Ego ko mara njye mbirimo mfite na passport maze. Nyereka se sheri. Nyereka. Shari. Umva none reka nkwereke. Tara! Shuwa ni yawe. Yigo umva sinakubwiye se. Njye mbirimo neza. Thank you. Umva nkigerayo subizi umva na visa mu minsi mike cyane ndaba nayibonye mama afite umuntu uri kubimfashamo. Yeso we shana nawe sheri. Sumujye bizagenda gute? Urabizi na school fees ni ikibazo, nta mafaranga mfite, mama ntayo yabona, ntabwo nshaka kunsiga. Nyine ndakwishimiye ko ndababaye se ununsiga ntabwo nasigara. Umva sheri passport ntabwo ihenze ni 100 gusa iminsi 3. Se sheri nukuri nta mafaranga mfite serious. Gusa icyo wansaba cyose bitewe n'ukuntu mbishaka basi nzakwishyura nitugerayo, wemfasha ko byagenda kose. Umva sheri kamubwiye nta kintu mwijeje, ariko ndaza kubaza mama hari umuntu uri kubimfashamo turebe ko ari cyo yabikoraho, ariko ntacyo nkwijeje. Oya. Hello. Wewe Olivia. Roza muri kumwe? Ndashaka kugira ngo dupange gahunda yo kwica Mr. P. Wanyumvishe neza? Umva ukuntu rero tuzabigenza. Wanyumvise? Ni ukuvuga ngo tuzohereza umwicanyi wacu, sibyo? Niturangiza noneho aba ari budukorera. Ubwo uzi uwo ari we ni Claver tuzakoresha. Yego. No kugira vuba kandi ku buryo bitamenyekana natwe tudashobora kuba twabigiramo ingaruka. Niko bimeze. Urabyumva ute se? Umva. Umugabo wanjye rero ndabona imodoka yihari. Wumvise? Ni ukuvuga buhoro vuba kugira ngo batatwumva.